ni babandi usanga no kwa muganga abagenda bahisha imyaka yabo bakabaye ibinini bitangana n'imyaka yabo. Abakobwa b'inyamirambo nyine niko batuzi ngo ntabwo tuba tworoshye, ariko tuba tworoshye. Mwihariko wanjye no guseka neza tu. Yego. Abakobwa b'amasugi ngewe ko mbibona ni nka 2% pe. Ngewe hashize nk'iminsi 2 ubwanjye mbutaye. Najya mbona buri muntu wese uri kundeba yamenye ko nabikoze, wabutaye azamfashe rwose niba ari no kundeba zanjyane. Kwa kundi nyine umenyana n'umuntu uba hanze nyine mwahore nko kuri social media, yarangiza gahana nimero kuri WhatsApp iki agashaka ngo mukorere urukundo kuri video. Umuhungu ubundi umuntu ukunda nta kintu wamwima. Gasaro TV. Kunzi ba Gasaro TV tubahaye kazomerere imande ndetse turabashimira mu mwese mwakoze subscribe, nawe utarayikora y'uno mwaye mwiza ngo yikore. Ubu ni ibiganiro byiza Gasaro TV tukugezaho mu mwese mudi bitekerezo byanyu byiza muri comment murabingenzi kuri twi. Umunsi rero turi kubwe n'umukobwa murabona ko ari umukobwa mwiza ugiye kutuganiriza byinshi bitandukanye. Tugwaye kazi. Murakoze. Nitwa Kirezi Jaria. Afite imyaka 22. Yego. Yes, urambwe uti bafite imyaka 22 ariko nge ndatunguye cyane. Nta mukobwa ujya utangira ubundi akenshi avuga imyaka ye. Iba ari yo ugomba kuyivuga. Ari amamvu yo guhisha imyaka yawe. Niyo mfite 22 ifunze. Yego. Hanyuma se ni nkiye mpamvu ubona abakobwa bashobora kuvuga uti ngewe umunyamakuru cyangwa se undi munambashije imyaka ntago ushobora kuyimubwira? Abo ni babandi usanga no kwa muganga abagenda bahisha imyaka yabo bakabaye ibinini bitangana n'imyaka yabo. Ariko ibyiza nyine ni ukuvuga imyaka yawe kiri. Yego. Yes, hanyuma se ngewe uragibwiye uti nitwa Kirezi Jaria ariko ntago mbwiye ati navukiye anga cyangwa se mbahanga. Ubundi background yawe ni iyi? Okay. Navukiye Nyamirambo ku Mumena. Niho navukiye Nyamirambo rwose. Njye numvaga abakobwa b'inyamirambo benshi ntago baboroshye. Ubundi bimeze bite? Ngewe simbihamye sinanabizi. Abakobwa b'inyamirambo nyine niko batuzi ngo ntago tuba tworoshye, ariko tuba tworoshye. Tuba tworoshye nta kibazo cyacu pe. Yego. Yes, ndashaka kumbwire nka Jaria umwihariko wawe nuwuhe? Umwihariko wanjye no guseka neza tu. Yego. Nawe ubyiyiziho? Barabimbwira benshi cyane. Hanyuma se Jaria wenda njye nganira n'abakobwa benshi bagiye batandukanye bagenze banjye nkumva bavuga uti ino saha nta mukobwa wese ujya apfa kubona. Ubundi wowe kiriya kintu kivuga iki? Amasugi ariho. Amasugi kuba arahari pe. Arahari amasugi. Yego arahari pe. Ugereranyije ni nkabangaye kwijana? Abakobwa b'amasugi ngewe ko mbibona ni nka 2% pe. Nta masugi akibaho cyane. Hanyuma se wowe uhagaze ute kuri uyu munsi nka Jaria? Ngewe hashize nk'iminsi 2 ubwanjye mbutaye. Urumva ko nanjye ngiye muri abo ngabo. Yes, urambwe utashyize iminsi 2 ngiye mbutaye. Jaria ndashaka kumbwire image y'umunsi wa mbere ujya kureba umusore uko byakugendekeye kugira ngo UBUSUGI kabashize iminsi 2. Nyine byarangwiririye, uri kumva byarangwiririye. Mbura amahitamo nyine nshiduka nta butaye. Nashize iminsi 2 nyine urumva ko ntihatari. Juste urambwe uti byarangwiririye. Ndashaka kumbwira uti navuye mu rugo mu gitondo njya gusura umusore bigenda gutya. Kuko ngira ngo ndi kubyumva birananunguye cyane wenda kuba hashize iminsi 2 wagira ngo nari mbizi ngo duhite dukwana n'ikiganiro. Okay. Nene rona ukwikuru ya ujye gusura umutipe mukundana ariko atari byo bikujyanye gusura inshuti yawe nkuko nawe igusura. Noneho navuga se gute navuga ko ari nko gufatirana. Nyine umuhungu bikamunanira kwihangana ubundi akaguforsa nyine bikabatu ukabuta. Hanyuma se Jaria urambwiye ati umuhungu akaguforsa kubera icyo utavuze uti reka nkomeze rihagarareho mbyange nkomere ku busugi bwanjye? Irone imyaka umuntu aba amaze ni myinshi cyane, ariko hari ahantu ugera intege nkeya zawe zikaza. Intege nkeya z'umuntu nyine zikaza zikamuganza. Nanjye intege nke zaramfashe. Zarakuganje? Yego.
ndabuta. hanyuma se umunsi wa mbere bikimara kuba wabyitwaye muti? Nyine birumvikana urababara, narababaye ndataha nkajya mbona buri muntu wese uri kundeba yamenye ko nabikoze, ngira ubwoba ariko kuko turi abantu bita bishira nyine ugakomeza ubuzima. Yego. ubu se uwo muhungu niba atari ibanga uba wumva nibura umuhungu umaze iminsi biragute agutakarije ubusugi muzabana? Ntawamenya ariko nimva ntawamenya rwose ariko dushobora kubana da. Yego. Kwa akazi kari we wabutaye ushobora kwita yemera twahita tubana. none se n'abahungu ujya wumva abakobwa babata use nabivuga gute batwara ubusugi bw'abakobwa hanyuma barangiza ntibabarongore ngo babashyire mu rugo? Njya mbyumva ariko ibyo bintu birababaza pe, birababaza kuba umuntu agutereye ubusugi bwawe gutyo yarangiza akanakwandagaza, birababaza pe ariko ngiye ikintu usaba Imana wabutaye azamfashe rwose, niba ari no kundeba azanjyane. Yego. ndagira ngo ugire ubutumwa umugenera kuri icyo kintu. Ndamubwiye ati ntazanyandagaze basi azamenye wenyine. Yego. Bwo butumwa. hanyuma se Jari ubona ari nk'iyi mpamvu umuhungu ashobora gutakaza ubusugi bw'umukobwa ntibabane? Hari igihe ashobora kubugutakariza noneho warangiza muri icyo gihe abugutakarije ukerekana imico itari myiza nyine, ukerekana ko nubwo wabutaye uwo ari we wese yamanuka. Nibwo nyine usanga umuhungu ahise agukatira kandi yarabutereye, ariko nimba bugutereye komezanya nawe nyine urebe, hari igihe byacamo akagutwara. icyo kintu njye ntabwo nyemeye, urambwira uti komezanya nawe, none se kutareba mu mutima we ni ikihe cyizere ufite ko nk'uko wenda we yatekereza ko nk'uko wamuhaye atari kuzajya no mu bandi ukabaho? Icyizere ubundi urabona iyo ukiri isugi hari ukuntu bugaragara, ukoresha uko ushoboye ukaguma ugaragara imbere ye kwa kundi wagaragaraga n'ubundi. Nibyo bimuha courage zo kugushaka. Ngiye niko mbyumva ngiye Jari, ibindi simbizi. Yego. Yes, nkuko rero umbwiye uyu muhungu ntago mbikwifurisha gise gutya ntimubanye, wabyitwaramo gute? Nababara cyane kuko ari we nyine waranjyaniye ubusugi. Biba byiza gushakana n'umuntu mugashakana mugakora mariage akaba ari ubugutera, biba ari byo byiza, ariko nka gutya akabugutera akanakwanga birababaza pe, birababaza ariko turabyakira tukaba mu bundi buzima. Yego. hanyuma se wowe ugeze ubiganiraho nawe uramuga ati unakarije ubusugi ariko uzamfashe nk'uko bivuze kose umfashe unjyane? Ntago nabimubwiye ariko niba ndabimubwiye azanjyane. Yego. ko numva se ubigize ihame? Ntago mbigize itegeko, bibaye byaba ari byo byiza kuri ngewe, nibyo byananshimisha ngewe, ariko bitanabaye nabyakira nta kibazo. none se Jani njya numva ngo umukobwa wagiye agenda agiye ati mbese agira aho ngaho agakomerezaho, wumva uzafata izi ngamba? Ngiye mba numva nyine ntabwo umuko nari meze, ntabwo nshaka kumwereka ko nabaye undi muntu, ndashaka gukomeza ndi wa wundi azi, ukajya umuremera nkaguma ku muntu umwe, nta mpamvu yo kujarajara. ahubwo se niba byarabaye wahise wifata burundu ukabireka? Oya, ubwo si ubwo nk'uko urumva byashoboka, hari ikindi kintu uba wumvishije bitewe kurenza kwa kundi wari umeze nyine. urambwite hari ikindi kintu bumvishe kurenza ko wari umeze, ndashaka umbwire ikirenze mbere warifasha warabaye umukobwa w'umutima ukavuga uti reka nkomere ku busugi bwanjye, noneho nyuma ndashaka umbwire itandukaniro rya mbere na nyuma. Itandukaniro ririmo niri uko ubumeze ukiri isugi nyine uhita wumva wabaye undi muntu, uhita wumva nawe hari ibindi bintu wamenye, utawumva nawe wabaye nka babakobwa ujye ubona nyine uko ngiye nk'uko abo bakobwa njye mbabona mpita numva nanjye nagiye mu rwego rumwe nabo. ubabona uterera nyine uhita wumva wahindutse, nicyo kintu cya mbere, wumva wahindutse wabaye undi muntu nyine nawe, noneho uranamukunda cyane cyane, ariko noneho kurenzaho ko wamukundaga. Yego. Yes, wari warwara indwara bita maladie d'amour? Ntago ndayirwara, nta nubwo ndayumva, nyine ndayumva ariko ntago ndayirwara, nta muhungu ndayirwarira. Yego.
ariko uwo muhungu biramutsa kwanze ushobora kuzayimurwarira nkurikije uko ndi kubibona. igosha nawe nayimurwarira sinyiza ariko nanjye yanshyikira. Wumva se yirwara umuhungu byagenze bite Jari? Urumva nk'umuhungu wagukoreye ibintu nk'ibyo ngibyo akakukwanga nyine wababara cyangwa ukanayimurwarira basi. Yego. Hari umuhungu mu buzima bwawe wenda wigeze gukunda kurenza abandi bose mwakundanye cyangwa se mwamenyanye, ndashaka umbwira uti uwo muhungu itandukano yari afite niri? Nzima uwo nguwo nyine niwe nakunze cyane nyine nza kumubura. Ubundi buriya reka nkubwire gukunda ni rimwe no kwanga ni irindi. Buriya umuntu ashobora yarakundanye n'abahungu benshi akaba afite umwe yakunze cyane kurenza babandi bose. Wowe rero nakubwiye ni wonyine nabuze nahise mfatanye n'abandi ariko nuwo ngo ndamukunda turi kumwe cyane. Yes, wenda wababajwe nuko umusore mwakundanye wamubuze, ariko se we ntabwo yari yarigeze yifuza ko mwakinyesebura ariko kinyesebura. Oya ntabwo yigize abyifuza, ntabwo yabonaga ndi umwana cyane, ntabwo yigize abimbwira. none wowe yabikubwiye ko yabanyakoze urabe yabonye nkoze. Nyine ni ibintu bibaho ukabyakira ugakomeza mu buzima busanzwe. Yego. Hanyuma se muri abo babiri Jari ubona ugufitiye urukundo arinde muri abo bose? Bose se ko mbona bajya kunganyara. Nge rero ndumva uwo wa mbere utaragusabye ibyo ari we wari umukunzi wawe w'ukuri cyangwa se wanagukundaga cyane, nubwo ndavuga ko ukunda uwa kabiri ariko wa mbere wagukundaga utaragushoye mu ngeso z'ubusambanyi. Niwe wankundaga birumvikana, niwe wankundaga, abonaga ndi umwana atagomba kumbwira ibintu nk'ibyo ngibyo. Uri kumva? Niwe wankundaga pe, ariko hari igihe wo ngonge mubona no mu ishusho yiwe nawe. Kuko nawe twe tumaranye igihe kinini nawe nuko bibaye muri iyo mu minsi ishize nyine. Ariko nawe yaranyihanganiye kandi nayo narakuze cyane. Niba atari wanga se bamanye imyaka ingahe? Tumaranye 3. 3 akihangana iminsi 2 ikamunanira. Tuvuge ko ari shitani nakundi. Yego. Niwe wamushutse rwose. Ariko shitani no yaragowe pe. None se ngiye kugeza iyi saha reka nkwibarize ikintu. Niba mujya muganira wenda wumva afite gahunda yo kuvuga ati uyu mukobwa reka mushyire amaguru ryari cyane ko burya ubusa ni weze. Urashaka wenda umuhungu wagushyira amago ntago ushaka wa muhungu wo mu mikino? Buri mukobwa wese aba yifuza ibintu byiza. Nanjye ayo magona yifuza. Bibaye byiza rwose umva yayankira mu bibaye byiza. Yego. Ndashaka kumbwira umwihariko we. Bwira utafite umwihariko uyu n'uyu. Afite umwihariko ho gukunda umuntu akabimwereka, kandi nicyo bakobwa tuba dushaka. Ntabwo dukunda abantu dukunda kurenza uko badukunda. Yego. Ubu hagize undi musoruza uhanze hirya iyo ngiyo ukabona nawe aragukunze ntabwo wamwemerera? Bitewe n'ahantu ibintu bigeze ntabwo namwemerera pe, namubwira ko bidashoboka. Yes, wenda Jari uri umukinnyi wa filme ariko kugeza iyi saha hari imbogamizi runaka abakobwa bajya bahuriramo nazo. Nta mbogamizi urahuriramo nazo tujya twumva arabavuga wenda ngo ruswa y'igitsina cyangwa ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ruswa y'igitsina se oya. Ngewe pe imbogamizi nta n'imbogamizi nigeze ngira. Nta muntu wigeze anyaka ruswa y'igitsina ntaki. Buri muntu wese aba afite imbogamizi ziwe ariko nkanjye Jari nta mbogamizi nigeze mpura nazo. Yego. Kugeza iyi saha rero hari ikintu wicuza mu buzima? Niba atari ibanga n'iki kintu wicuza hahise hawe? Ndumva ntacyo. No kuba warataye ubusugi nabyo wicuza? Byararangiye nese nabyicuza bukagaruka. Ntago bwagaruka. Ntago mbyicuza. Ese Jari jewe ndareka nkwibariza ikibazo kindi cy'amatsiko. Hari igihe umukobwa muganira akakubwira uti iyi saha iyo undi kugenda wenda mu muhanda nkabona abahungu barandangariye cyane muri ino myaka ugezemo, ati numva hari uwo nkunzemo cyangwa hagira icyo bita crush, na mungu murahura wowe ukamukunda mbere yuko agukunda? Bibaho. Umuhungu dushobora guhura nkamukunda ariko uzaza amahirwe ngunda kugira
nkunda kugira amahirwe abandi badakunda kugira, nkunda kugira amahirwe ko ngiye nshaka kumubona nkamukunda, ariko sinzi ahantu bica nkamubona, ngeraho ngaho nkamubona. Yego bikunda kumbaho. Ndashaka umbwire histoire y'akantu kakubayeho ku buryo uwo muhungu yakwigaruriye nawe ukamubona mukajya mu rukundo, byagenze biti? Nyine umuhungu yarambonye arankunda, amaze kunkunda sinzi uburyo yashakishije nimero yanjye, uburyo yanshakishije mbona nyine aguye ahashashe. Nyine asanga umuntu n'ubundi nawe wamubonye aramukunda. Yego. Ni ukuvuga ngo nawe waramubonye uramukunda? Bibaho rwose, namubonye ndamukunda, ngize Imana arantanga, biba byiza. Ariko Jari, wenda ari igice cy'umubiri wawe wicaramo umukobwa ukavuga uti njyewe iki gice cyanjye ndagikunda, kugeza iyi saha ni iki gice cyawe cy'umubiri ukunda? Njyewe ibice byanjye by'umubiri nkunda intoki n'ibirenge byanjye, ndabireba nkumva biranshimishije, nta kindi gice cy'umubiri wanjye nkunda. Yego. None se iyo umunsi wawe wabaye mwiza biba byagenze bite? Umunsi wanjye wabaye mwiza mba nabonye inshuti zanjye za kera. Iyo nabonye inshuti zanjye za kera mba numva nahindutse, umunsi wanjye wabaye mwiza nkumva bankoreye umunsi pe. Ngize gutya nkazibona inshuti zanjye za kera nkiri mutoya, ndishima cyane cyane ariko cyane. Yego. Iyo wabaye mubi? Umunsi wanjye wabaye mubi nuko umukunzi yabaye yanze kunyitaba. Yego. Wari wafata umuhungu mukunda naguciye inyuma? Oya, ntago ndamufata, ariko mufashe yabinsobanurira. Wakora iki se agatabo? Nakimenya nyimufata, sinzi ikintu namukorera. Oya, ndashaka wimagine wenda urambwiye uti mufashe sinzi icyo namukorera, ugiye kumusura uwo muhungu wagutereye ubusugi, usanze yundi mukobwa, wakora iki? Mana we sha, niba namuniga niko mba mbyumva, nimba numva namuniga noneho. Yego. Naniga umuhungu, umukobwa se nuba wizanye, umuhungu ntago yankira muri make nyine. Yego. None se Jari, hari ikintu ujya numva wenda abantu benshi bakunda kuvuga online love, yari yakubaho nk'umukobwa? Online love bijya bibaho, umuntu akakubwira nyine ngo mukore love kuri online, ariko simbikunda, nanjye bijya bimbaho cyane pe, bikambaho, ariko ntago njya mbikora. Ndashaka umbwire byari byagenze bite ku buryo umuntu yakubwira iryo jambo? Umuntu yabaga hanze, kwa kundi nyine umenyana n'umuntu uba hanze nyine, mwahore nko kuri social media, yarangiza gahana nimero kuri WhatsApp iki agashaka ngo mukorere urukundo kuri video. Ntago ndabikora. None se ubwo kuri video bakorera urukundo gute? Nyine nanjye ntago ndabikora, ntago mbizi gusa, ariko ababikora barabikora, ariko simbizi. Yego. Ese Jari usengera muri hedini? Ni umusilamukazi. Yego. Si umusilamukazi wambaye deshire, wambaye wo kumupira uciye amaboko, undi umusilamukazi mu mutwe gusa koko? Wirinkuramo, ndi umusilamukazi ariko nyine biki gihe. Yego. Ako ndiwe nyine nibyo uvuze ngo baba bambaye, ariko ndiwe wirinkuramo. Ese reka nkwibarize akandi kabazo ndakamatsiko, hari igihe ubyuka mu gitondo ukavuga uti ngiye gukora make-up cyangwa se ikindi kintu, ni nk'icyo gice cy'umubiri wawe utindaho mu gitondo, cyangwa se ikindi gihe kindi uba ugiye kugenda? Iyo ngiye kugenda ninda igice cyanjye cyo mu maso ngitindaho, niba dufitanye gahunda tuvuge nka saa 2, mba ngomba kubyuka saa 12 nkitindaho muri face yanjye, nyikorera amasuku nyine. Yego. Ese Jari, waha umuhungu amafaranga ariko byagenze biti? Bimwe bitangwa kumuremera. Umuhungu ubundi umuntu ukunda na kintu wamwima, ufite nk'ikibazo ari njye wagikemura nayaguha, nyafite nayaguha pe ukagikemura nta kibazo. Yego. Yes, impamvu nyikwaje nuko njya ngana n'abakobwa akafata inge sinshobora gumunga amafaranga. Ese ubu yamuhaye amafaranga ngano nicyo eje akakwanga? Byose nyine, byose bundi buri ibintu biba bigomba kuzakubaho. Iyo waje kuri isi biba bigomba kuzakubaho. Umuhungu murakundana afite ikibazo, urayafite gute utayamuha? Nkanjye nayamuha nyafite. Icyo kibazo akagikemura bikava mu nzira, kugira kumubona babaye nibyo byambabaza. Rero nayamuha akakemura ikibazo cy'akishima. Dore ko wemeye no kumuremera byose. Hanyuma se Jari, wenda iyi saha uhicaye aha ngaha
uri umukobwa rwose ndabona uri umukobwa mwiza ariko ni nka ryari ushobora gutekereza ko umukobwa ashobora gufata amata akaba yayoga wenda mu minsi ishize yarabo twabonye kuri Instagram boga bari kubimenaho amata bari kuyakaraba ya bintu nta kintu nabivuga urawe niko ababyumva nyine nakubwiye ko abantu tuba dutandukanye ariko uriya ura twabonye kuri Instagram we niko ababyumva ariko ngiyewe nkanjye jarangiye ntago nabikora ni no gutesha agaciro gakeya amata yego mu muco nyarwanda amata tuyubaha arayo kubaho ya mata nayo kubahwa nyine amata nayo tuba tugomba kubaha ntago arayo tuba tugomba kwimenaho kuriya twabibonye yego Jari iyi saha hari umuntu wakubabaje cyangwa se wagukomerekeje niba atari banga iyi saha ni uwe muntu wicara ukavuga uti uyu muntu yarankoze hari umuntu twari twabaye inshuti noneho urabona gutya ugapanga n'umuntu ngo mujye kubonana yanizaga akakubwira ngo fata moto narayifashe mara kuyifata ngera aho ngomba kugera nari nanahazi ndangije guhamagara telefone mubwire ko nani igiceri nari mfite imbere n'inyuma ndangije umuntu telefone yiwe ayikuraho ndamubura ibyo bintu byambabaje mu buzima ntago iryo kosa nakongera kurikora niba unshaka yanyoherereza imbere yo kuza yego ubundi se umunga kwishyura itike gute kubera iki utavuga uti tujye guhura reka nitwaze amafaranga yanjye nyine nicyo kintu kiba cyarabaye ku muntu kitakongera kuba nanjye njye numvaga ko nyine ari buza akanyishyurira nk'uko bisanzwe nyine ariko umuntu yakuyeho telefone nayo isaha naranamubuze sindanahura nawe ariko ubanza ukunda gusura abahungu cyane oya nagaruka kubasura nawe nagaruka kubasura ngo inshuti nasi tuba tugomba kugira inshuti ntago umuhungu wese muziranye ntago aba ari uko nyine muba inshuti nyine yego none se Jari wenda njyewe reka nkomoreze wenda uko mbyumva cyangwa se uko mbona ibintu by'iki gihe umuhungu ntacyo mupfana si musaza wawe si mubyara wawe nta kintu na kimwe ngo urifashe ugiye kumusura uwo muhungu ni nka kwa kundi bavugaga ati yagize intege nke agize intege nke yawe abyitwaramo gute cyane ko buri mu nzu ye ntacyo wagakoze ngo usohoke cyangwa se ngo umucike agufungiranye wabigenza gute wamwishyiriye wayamanika nese wakora iki wayamanika nyine ugatora urwaje ni wowe wijyanye urumva ni wowe wijyanye purupuru ukagerayo ubwo nyine yafunze yagigiye wagira wayamanika se wagira uti ingaruka zaza nyine ukazazirengera ubwo usuvugije n'induru niba kumvi wakora iki wayamanika yego byari byakubaho kujya gusura umuga agafunga oya ntago birambo ntibizanambeho yego byabaye byose bwari ubwumvikane oya ntago bwari ubwumvikane byarabaye ariko ntago bigize bamfungirana cyangwa icyoya byarabaye byararangiye Jari ino saha wenda ari umukobwa uri kukurikirana wagira inama niye nama abakobwa bo mu Rwanda cyangwa se uri kukureba wese uri hanze cyangwa se mu bihugu duturanye imbese reka mvuge ngo over the world wamugiriye inama nagira buri mukobwa wese ndeba inama namugira niyo kuza buriya tugize imana tukajya tumenya umuntu mbere tumenya urabona ngo ufite sheri ukamumenya mbere nibyo byajya bidufasha ariko inama nabagira abakobwa nanjye nyigira nitube maso abahungu bareke kujya batwoshya cyane yego ubu barakoheshe nawe nanjye nibara ko banyoheje nyine nkawe oya ndabufite ariko nyine nitube maso nta kindi pe ariko wanze byarakubabaje cyane byarambabaje nyine ariko iyo ukunda umuntu urihangana nyine kandi n'ikintu cyabaye kiba cyabaye nise wagarurira ko mbabare se bugaruke ntabwo bwagaruka nyine kandi wabona nabwo ariho uvuye oya ntabwo ariho mvuye ntabwo ariho mvuye yego nese Jari wumva bizongera oya ndi kumva nawe ntabyo izina okay ntabyo simbizi
simbizi buriya sinzi tuzahora mbikubwira ko byongeye yego. Yes, wenda gira ijambo rimwe ubwira umukunzi wawe wagutereye ubusugi hakaba hashize iminsi 2 turi ku itariki 11 wabuteye ku itariki 9. Ndagira ngo umubwire umureba muri kamera za Gasaro TV ijambo gira ubutumwa umugenera mbese nk'ubwira umukunzi we. Ubutumwa namugenera ikintu namubwira nyine ni ukumfasha kuko ari we wabutaye akazaguma aba ari unzi wenyine. Ntago nshaka ko hari undi muntu wamenya utari we. Yego. Hanyuma samenya abandi bwo babyitwara mudi. Akabamenya ariko simbimenye ko yabamenye. Nibyo nta kibazo ariko kumenya ko yabamenye nibyo byambabaza. Yego. Yes, nukuri Jari wakoze cyane ngo ugira ikintu ubwira abagukurikiye. Ndabakunda cyane mwese. Ndabyishimiye cyane tuzasubira utaha. Nukuri wakoze cyane. Nawe urakoze. Gasaro TV.